tsindishirijwe ubundi umutsinzi naratsindishirijwe ubundi umutsinzi sinkiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe sinkiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe naratsindishijwe ubundi umutsinzi Wamaya
fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu yakore igorogota yahako Oh
ubwiza yarafite byatewe n'urukundo yadukunze abari gupfa nibyo byamuteye gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro byose umbe
gusenga kwanjye mwami we kukugereho manura tubivuge kandi gusenga kwanjye mwami we gusenga kwanjye kukugereho manura horoya ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi ndagukeneye mwami we ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose Yesu umbe hafi gusenga kwanjye mwami we gusenga kwanjye kukugereho Shabazga nawe Yesu we Shabazga naumba umumugisha wawe shawawe kukutanga namuraba imbaraga kuko nshobozwa nawe imbaraga kuko
nshobozwa kuko nshobozwa nawe Yesu we reka tumuzamurire icyubahiro kuko nshobozwa nawe mwami we ni wowe unshoboza Yesu we kuko nshobozwa nawe mpimba unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpimba unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe Yesu we umpa imbaraga kuko nshobozwa Yesu we kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga kuko nshobozwa kuko nshobozwa haleluya Yesu we kuko nshobozwa nawe nshobozwa nawe umpa imbaraga. Urakoze Mana yacu ni wowe byiringiro byacu ni wowe dushoboza tutagufite mwami nta na kimwe twakwigezaho nta nicyo twakwishoboza Mana ni wowe dushoboza Mana shimwa Yesu haleluya katuvuga ngo Mana uri imbaraga z'abagushaka uri ibyiringiro by'abakwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu Mana uri imbaraga z'abagushaka uri ibyizigiro by'abakwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha Mana uri imbaraga z'abagushaka uri ibyizigiro by'abakwizeye ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe yaba kuvuga tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe Mana uri imbaraga uri ibyizigiro tugufite mwami
Ihangana ni mikrofone. Hallelujah. Iyo atiyumva ntabwo aravunika mu ijwi. Reka banzamutunganyirize kugira ngo aze kubasha kwiyumva. Amen. Hallelujah. Reka Ali, urahari? Diane turamukunda twese. Do you all love Diane? Ndamukunda nari narabuze icyo muhangiri muri Afrika. I love Diane so much that I didn't know what to give her when I was back in Africa. Twari tuziranye akaririmba kandiza ariko nubajya aririmba nkumva arandije. We were friends and she used to sing and I would cry, and now she sings and I cry. None kuko Imana yatugiriye neza mbaye muhaye amadolari 100. But because God is good, now I give her $100 for now. Imana yagize neza kumuduha. Thank God for giving Diane to us. Reka dukomeze tunezererwe Imana. Let us continue praising God. Namwe mukomeze mwumva Imana. Let us also you continue to hear the goodness of God. Amen. Dushimye n'umutware wiwe wamutanze akaza ndetse akanamuherekeza. We thank the husband so much for allowing her to come and for escorting her here. Murakoze. Thank you. Hallelujah. Muri hangana nyine. Ibyuma hari igihe biduteye ngo bihagije bihora mu mwuka. Ariko turagerageza. Okay. Murakoze. Ni
watubereye watubereye ibyiringiro watubereye